je te jure, I swear to God, kwa ko ngo ni case very sensitive, kwa ko kuvuga ngo umuntu bagiye kumukira mukure mu gihugu bro na insama ngiye kongera gusheka dange nabyo gushya ibintu byo gutika se umva ibisanzwe ntabwo anyway. So ikintu mutazi nta numwe waruzi ngo tuguye kuri Djihad ndamuvuga iki Djihad ko azukuri Imana yonyine izamwihembe. Nge nta kintu nta muntu ndaza gutukano nta muntu koma kasuku naramwandikiraga gerega nakoreshaga telefone hano narindi nakoreshaga telefone hapo ikintu takoreshaga ni social media harazese uyu nguyu boss twavuganaga video call Dekatsi twavuganye video call ntabwo yigeze kushyira ifoto twavuganye Fafa Party twavuganye video call Fafa Party Time BC twavuganye video call Young TJ twavuganye video call hano nari ndakoreshaga telefone imeze neza rwose nese mwana baramarangwe umva nari imeze neza yeah I was doing good chatting amfite na numero de telefone ariko ikintu atari nemerewe gukoresha ni social media bino bya Instagram na bya numvaga n'indirimbo nimviraga indirimbo za DFCD nimvaga indirimbo za Keniso nari indirimbo numvaga guri kiruga cyangwa amafaranga ukabyumva you know. So rero ibyo ababeshya akabashuka bakabakaranga is not true guys. Nimukaje mugendera mu bigara abantu bakaza bakagira ute na Ali na Ali nawe twaravuganye video call by the way na Ali twaravuganye yes and ndafara gufata umwanya nshimira umuntu wese wahangayitse ahangayikishwa n'ubuzima bashaka kumenya Eric bimeze bite bimeze gute you know nukuri mwarakoze ndabakunda. Message ni nyisha nubwo mfite message ibihumbi n'ibihumbagize amakoroze abiki ariko nagira mbanze nduke mu mutwe nuze dahari tuzadukubetana hano muri shiro muteto muri twe haya meni mwita gutshira muteto tuzadukubetana muri shiro muteto ubose nizama magaze kumanda mu nyimeri ifite ibintu byanyu mwigize niko umuzanye muri muri shiro Eric Semuhungu, how are you? Clinton and some fine bambi niko. So ibindi byose shabara babeshya nimukumve baramabwira abantu y'ibintu bavuga kabisa. Nta numwe uzi exactly what I was going through. Aho komeze neza bambi nta muntu wigiza mohoteranga nga nkubite cyangwa agira ute no one bamshana bambeshya. Anyway, so ibindi rero byose Eric ngo bamutware kumufunga bamugira ute Rwanda n'igihugu kigendera ku mategeko ntacyo nakoze mu Rwanda ngo nari nkurikiranywe ngo herekeho ariko kasuku yanwikiragaho nkamubwira ati wa muhungu we ibintu ukora ntago ari byiza wa mwana w'umuhungu we naragufashije baragushimitse bakugira ute ndakuvuganira kasuku nayo na mo blessing agiyongegera y'urutwe rubi ariko niwe bari mu bantu ba mbere kuvuga ngo banjyanye mageragere namwe yaseka so kora tabutumye ngo nwikire ngende content ngo bro ngo mba ndi gutwika ngo ngo ndabiza ahantu uri nibiki bro ndangabihore abandi kuri Twitter Eric imitungo barayimutwaye noneho ndagira ndabasaka ngo imitungo barayimutwaye imodoka amini inzu barayitwaye nese unicaye hanze na usese na ngurigese nkaraba yiwe badabaranga baburira n'agaciro. Anyway, so thank you very much. Nanjye nabagwe ndafata ibibazo bitanu ubundi bide tugenda. You are lying. Uri ko ngo you are lying naza babwira ukuri. Anyway, very Twitter anyway, so rero Twitter yanjye umva Twitter yanjye ni Eric Semuhungu hariho K harangira kuri Eric ni CK mugene mukore follow kuri Twitter yanjye ko yo ni nshyashya nakoze nahinduye username ni account yanjye nari mfite murayibona ya create inzwe 2013 ni za kera. So yandi ya mbere y'ibumbi almost 20 kwa ko natinze kuri restoring ngegaruke nesiba deactivated nango yigize basa suspended ahubwo yabaye deactivated nashatse kuri restoring ngegaruke nengo byemeye. So ndagira nshimira abantu wese twabanye yaba ari kuri YouTube yaba ari kuri Instagram hamwe ndabashimira no kuri Imana baho umugisha.
thank you. Na Willy Sorix ngo nawe ngo yarinze ko ari inshuti yanjye nagiye kubona mu ngare kunshumika ngo namaranga mutima yanyu ngo nyeneye ngo Eric icyo gihe yari ikinyamakuru yari televiziyo yitwa gute we hari televiziyo yangeze kunyandikaho ngo Eric ngo biravugwa ko ngo agiye kwezwa mu Rwanda ari bari televiziyo yitwa gute ya televiziyo y'ibintu wafashe ugakotinga yitwa gute Willy ndakubonye hano ya televiziyo yitwa gute ngo namaranga mutima yanyu nshaka ngo nta muntu nshaka ngiyagire nabura narumi. Anyway umuntu yangwa n'Imana guys. Aba celebrities inbox turi kuganira turi we are happy to see you ugaruka abahanzi b'inshuti zanjye abanyamakuru bankunda baki abantu bose bambisha nabonye messages na support from all over the corners kabisa. So thank you very much. Uri seranchumitse namubonye hano bambi nanje sinakuboroka cyangwa ngo tuke umva Imana yonyine. Umva ndabashimira abantu mwese no kuri mwagize umutima na support yo Divine man Divine la patrona. God bless you. Dekate Babarao, oh my God, Dekate Babarao uri mfura y'u Rwanda. Dekate Babarao, God bless you nukuri. Dekate, thank you. Umva bro sinzi icyo nakora nakwifuriza gusa mwifurije oh my God to be more success, to be more rich, more money, more life, more everything, bro. Anything you need in this world, I pray to God to be granted to you, bro. For real, thank you. Thank you not to let me down. Thank you not to support all those guys who have been there trying to put me down. No kuri Imana iguha umugisha no kuri Dekate uri umugabo pe ngiye nkunda umugabo nkanga imbwa pe uri umugabo Imana iguha umugisha bro. Anyway so nandi mwese ndabashimiye abantu mwese bahangayitse ora umwana wo muri Canada witwa umwana wa ministry this karakana umva karahangayitse ari gihe nafata telefone ngasanga ari gihe naca umva sembasetse mba history so ari gihe najya kwa accessinga telefone yanjye isanzwe noneho najya kwicana ngasanga hari umwana wanze ku giving up on me. Umwana yitwa umwana wa ministry Jordi mana Jordi ari hano na Jordi ari hano Jordi, my goodness, I love you bro. I will call you by the way. I saw you try to call me anytime. Oh my God, uyu mwana hagira muri code ngira kano ka message. Jordi, thank you very much, thank you. Oh my God, karakana kamaking sure ko dushobora kuvugana na Boskani creating account zo dushobora kuvuganiraho. Oh my God, sha thank you man. Urajo duramwana this umwana wa ministry aka Jordi no kuri this Jordi sisinyo umva. I want to say thank you so anyway so ngira ngo rero ndabana na ibibazo bihari. Ndashimira abantu bose, my family have been there, my sister, my mom. No kuri, I really appreciated no kuri, my cousins, my real sister, my aunties, Divine la patrone. Wewe kasuku na jambo ufite hano rwose Imana kubabarire wigaye bro. Hauze gatungo aruje no kumfungura GoFound se ndi kimuga ariko Yesu we. I love you too sister Divine la patrone. Thank you ma'am. Nico Kasu bro wikunda abantu bigeze kurwanya nka kurwanira nkagira ute tugafatanya mu gufasha abantu tukagira ute none nawe wari mu bantu barimo kunwika ariko sha nukuri Kasu aho uri wigaye bro. Uribuka ko nakwandikiye message bisanzwe ahantu nari ndi muri bya immigration narakwandikiye bro gusa Imana kubabarira ko udashimiye Boskani. Boskani namushimiye guhera kare ntabwo nango wabyumvise
Boskani nawe twaravuganaga. Boskani yari hariya ngo bakubita amagodi ngo kuri nose. Ndumva nshaka ko uncumikira Kasuku niwe yagucumitse kurusha iwawe yari nama oya nango ndamucyurira ko yaje ngo nkamugaburira iwanjye ibyo byaba ari ubutwa nangwe iwacu ari uko tumeze. Abashyitsi n'umugisha ya Kasuku yaje wanjye ndamwakira naryamuha icyumba aragira icyumba nango kubona ibintu bamucoma nabandi bose bamvugaga bakanuka ngo nabe yavayo ngamvugire. So uri ikigwari pe Imana ikubabarira uri ikigwari Kasu ndakugaye you are not my friend anymore. Kandi igihe wagiye muri ibintu bya sober living warahindutse bro. Ugaruka bwa nyuma tuvugana uva uri kuri airport inoza muri noza reka nkwibutse I'm sorry kutubwira bintu ariko birambabaje bro kankumbi kubwira wowe nuja kundakare n'undi warancumitse urangije urabeshya ngo warimo kugira ute warimo kunwikira wari kunwikira bro. Wambuje amahoro angana ute uri Frankfurt kuri airport uva Kigali ugaruka muri Arizona uri kuri airport ya Frankfurt. Please reke cash me up bro inzara iranyishe nshagura baga hano ngiri muhe zanjye. Umva abantu nagiye mfasha nibo bagiye bancumika nibo bagiye bagira bro. Bwa nyuma tuvugana na Kasuku cyo gimba yaravuze ngo mwereze amafaranga anya kuse mwege muzamufata ama trip mugende Kigali mugaruka na 5 mufite mu ibyo baranga nkabasuzugura muri ngege ni gutupanga trip ukagaruka na n'icyo cya 5 ufite. Amafaranga mwanamwoheje yari kuri airport inzara yamukubite kuri airport se wana mukashingiye hapo. Ariko bro reba Kasuku yagezaho ahitajya mu bintu bya sober living bro namuhamagara wenda hari nk'akantu cyangwa kumubaza bro ntiyita ndamuyatse se aho se Kasuku wowe nawe uri mu Caritas umuntu twabanye noneho wagiye mu bintu bya sober living ni ibintu byo murariza n'abahabwa amafaranga rero wanamaye 200. Hari nige nawe mubwiraga disi ndi kwikina wese ko nawe mfite akazi meze neza bro akava ngumva ngo ngorese naje nongere ngo hamagara ahita agenda kabura cyo nibwo nicaye menya abantu neza. Anyway that's so crazy Kasu sha nango nabaye ngo ngutuke ngo gira ute. Anyway umuntu yangwa n'Imana guys. Kasuku se it's okay nabatanye Kasuku baranyandagaje. Hari ikinyamakuru hari kitwa gute naba wiri so reka kwandika muri comment ngira ikinyamakuru bafashe ibintu ga quoting cyangwa mbikuzanire mbigusomere hano mbifite ku mapro nge najyaga muri library nka printing ibi byose nabyandikiye abantu narindi se nari mfite access kuri computer nafite access ku ma tablet n'ibiki ariko udashobora kugira ute guhamagara wone utexting ukagira ukanavuga video call ariko udashobora gukoresha za YouTube za Facebook ibyo ngibyo nabo byari byemerewe. Ariko se abantu bose kuko mu kwandika inzu nese mwavuze ngo government barayitwaye nese government yarayitwaye ragaruka aho ni mu ncumbiki niko ni mu ncumbiki izo ako shamukunda imitungo mana ari mu bintu byanyu ko mwavuze se ngo barayitwaye Godfather yavuze ngo Erika cyuyu munyu Godfather nawe umwanya umwe yaramvugiraga undi mwanya kancumika kandi ngo yari inshuti yanjye Godfather. Yese uko Difada muza hinduka nk'ikirere nyine bari kwitwikira kinyamakuru cya Kasuku rwose niwe wabinyeretse uko kuri Kasuku se uba wibeshya. Anyway umva rero ikintu mubona abantu bari kunziza ngo nuko nabimye ama interview this. Anyway sha it's okay Semuhungu nshaka business ushinga muri ayo mafaranga umanukanye live mu kwisobanura. Ubuzi icyo uvuga wakuvuga iki subunde Niko. Anyway mama champagne umwana wa ministry sha nabushatse ndakubura muhungu wanyu umwana wa ministry ako this nandi gushimira this umvana warasumye ina emotion ngiye kurira ngoma kumanuka kazi kigaruka hano tukarya show rero kirumanuke samirashe yo mama we Anyway, I wish you this kono you have been there for me umva umwana
njye nababwiye guys it's not a joke hagiye najya kwa accessinga telefone yanjye telefone isanzwe nayicana nyine aba immigration officer bashinzwe kugira uyu ugiye gufata mu yenda nka contact z'umuntu runaka cyangwa umva nacana na telefone isisona akabaye ngo ariko wababaje gutextinga abantu bantu ngo baguhamagane bati hoya bam uyu mwana nibwo navuze ati this uyu mwana he's a true fan, he's a true friend uyu mwana Jordi nari manager muri Dunkin Donuts, assistant manager muri Dunkin Donuts, murabyuka bagiye kuma branch yanjye haburaga gato rero byose bipfuye ubusa. Kelly Escobar yaraje mu rukiko rwa immigration abati please reka mumva ariko na mu bintu bya immigration bro na maranga mutima kare umva low so rero guys so ndashimira abantu mwese DC message ni nyinshi na WhatsApp ndiho nimara gushyira WhatsApp mwe ndaza kuha namba yanjye ariko nuza WhatsApp yanjye kuyigira bikanga I don't know why sinze ngara amakoda ngomba gushyiramo ariko ndi kuri Telegram ndi kuzindi imboga zose hawi nuza yananiye kwinjira muri TikTok imbaye yaravuye usinze ukuntu byagenze anyway ibindi rero n'ubujya byaba ari ubujajwe birenze ibi birabinyamakuru ibintu byandikana bivuzeho n'abaprenge audio ya noza ya gift uri abakoresheje muri noza mwamwumvisha ibintu yavuze byose birabyo byose byari ubujajwe so rero ibindi birenze ibyo no kubabeshya so kanicara no hasi close no nsome fate message zanyu fate izo kuri YouTube muri kuri YouTube mwandike English please yo Luciana kuri YouTube abantu benshi ngo please English we are just talking with I am talking with my friends about